Niba ushaka kuba umukire ntukajye wibaza uti nakora iki ngo mbone amafaranga menshi, tangira wibaza uti naba muntu ki kugira ngo amafaranga y'ubwaya mbone. Niba wumvise neza, nibyo hari abantu runaka bashaka amafaranga akaba n'abandi amafaranga y'ubwaya ashaka, ari nabyo bishyira itandukaniro hagati y'abakire n'abakene. Niba ushaka kuba umukire no gutera imbere mu buzima, iyi video irajya kurangira umaze kumenya umuntu ugomba kuba we kugira ngo amafaranga atangire kuyishakire. Ariyo mpamvu nifuza gukomeza kubana natwe kugeza ku musozo. Hari abantu benshi bagitekereza ko gukira bishingira ku mahirwe, ku muryango wavukiyemo, ku mashuri wize, cyangwa ku kuba warahuye n'amahirwe yihariye abandi batageze mu buzima. Niba nawe uri umwe mu batekereza batyo, ngiye kuguha ingingo 10 ziri bukwereke ko wibeshye cyane. Ni ingingo zishobora guhindura imitekerereze yawe ku mafaranga ndetse zishobora guhindura ubuzima bwawe burundu. Iyo witegereje neza, abantu benshi bageze ku rwego rwo hejuru rw'amafaranga, haba mu bucuruzi, mu kazi, mu ikoranabuhanga, mu buhinzi, mu myidagaduro cyangwa mu yindi mirimo iyo ari yo yose, ubona ko hari ibintu bahuriyeho bose, bitari imodoka batwara, apana amasaha ahenze bambara, amazina akomeye bafite muri sosiyete babamo, ahubwo ni imico, imyitwarire, imitekerereze n'imigenzereze babanje kwiyubakamo mbere, hanyuma amafaranga akabakurikira. Amafaranga menshi akenshi asanga umuntu wamaze kwitegura kuyakira. Iyo umuntu ataritegura kwakira amafaranga na make abonye arayatakaza, ariko iyo umuntu yiteguye neza n'amafaranga ataraza aba ari mu nzira. Niba ushaka kuba umukire ntutangire wibaza uti nakora iki ngo mbone amafaranga menshi, tangira wibaza uti naba muntu ki kugira ngo amafaranga y'ubwaya nsange. Dore ibintu 10 umuntu agomba kuba yujuje niba ashaka kuba umukire agatandukana burundu n'ibibazo bifitanye isano n'amikoro mu buzima. Ni ibintu nkwifuriza kumenya wowe uhisemo kubana natwe. Mirere Nzayikorera niko nitwa. Iwacu Stories niho uri kunyumvira. Kora subscribe tubone gutangira. Ibi bintu 10 tugiye kugarukaho n'ubifate gusa nk'ibitekerezo biraho, ahubwo bifate nk'amahame n'amategeko bigomba guhindura ubuzima bwawe bwose. Mbere ya byose ukwiye kubanza ukamenya ko ubukire bwose bubaho butangirira mu bitekerezo byawe. Umukire wese muzahuruka mubaza uko yabigenje, ahanini azakubwira ati byatangiye ari igitekerezo. Reka ndeke kwizimba mu magambo, dutangirane n'ihame rya mbere ry'amafaranga. N'urutonde rw'amahame 10 nkwifuriza kumva yose ndetse ugatangira kuyakurikiza nonaha niba ushaka gutera imbere. Ihame rya mbere ni ukugira discipline yo hejuru. Discipline ni ukugira ubushobozi bwo gukora ibyo wiyemeje gukora nubwo waba wumva utabishaka. Discipline ni itandukanye abantu bafite inzozi n'abazigeraho. Abantu benshi bafite ibitekerezo byiza, benshi bifuza ubuzima bwiza, benshi bavuga ko bazakora business, ko baziga ubumenyi bushya, ko bazabika amafaranga mu gihe runaka, ariko bake muri abo nibo bafite discipline yo kubikora buri munsi. Umuntu ushaka gukira agomba kubasha kwiyubakamo discipline, akiga gukurikiza gahunda ye n'igihe yumva ananiwe cyangwa atari muri mood nziza. Agomba kubasha kubika amafaranga n'igihe hari ibintu byinshi ashaka kugura. Agomba kubasha kwiga n'igihe abandi bari kwidagadura. Agomba kubasha gukora ibikomeye n'igihe nta muntu n'umwe uri kumureba. Discipline ni ikintu gikomeye cyane mu buzima, ni nk'ikiraro gihuza inzozi n'ukuri. Iyo udafite discipline uguma mu bitekerezo gusa, aribyo bituma uhorana inzozi z'ibyo wifuza kugeraho, ariko zigakomeza kuba inzozi gusa. Discipline ikizagufasha ni uguhindura inzozi zawe zikava mu bitekerezo zigahinduka impamo. Iyo umuntu afite discipline, amafaranga ntiyamushuka ngo ayasesagure, umwanya we ntupfa ubusa, ibikorwa bye biba byiyubaka buhoro buhoro, ndetse umuntu ufite discipline yumva ari umuntu ufite icyizere. Abakire benshi suko ari abanyabwenge kurusha abandi gusa, nuko bakoze ibintu bimwe igihe kirekire. Niba ushaka gukira, jya wibaza buri munsi uti ese ndi gukora ibyo nasezeranye n'umutima wanjye gukora nubwo bitanyoroheye. Ihame rya kabiri ni uko ufite patience no gutegereza igihe kirekire. Muri make ni ukugira ubushobozi bwo kwihangana. Abantu benshi bakena suko badafite amahirwe, ahubwo nuko bashaka ibisubizo byihuse cyane. Bashaka amafaranga menshi mu mezi 2, bashaka business ikura mu cyumweru, bashaka umusaruro batabanje kubiba. Iyo bitabaye vuba bacika intege, icyitwa discipline twahereyeho bakakibura, ubundi byo batangiye bagahita babihagarika. Ubutunzi nyabwo bukura nk'igiti, bubanza kuba kabuto, bugakomera, bugakura, maze bugatanga igicucu cy'ubwugamo n'imbuto nyuma y'igihe. Umuntu ushaka gukira agomba kumenya gutegereza no gukomeza gukora. Kumenya kwihangana si ukwicara utegereje gusa, no gukomeza gukora n'igihe umusaruro utaraboneka, no kwizera process, no kutava ku murongo kubera gucika intege, no kubaka ejo hazaza ho gushimishwa n'uyu munsi gusa. Urugero, ukubika amafaranga make buri kwezi ukabikora imyaka 5, bigira ingufu zikomeye nyuma y'imyaka 5. Ntabwo ari mu mezi 3 ya mbere uzabona ari ibintu bizagera kuri. Uko wiga ubumenyi runaka buri munsi ukabikora umwaka umwe, nimuzasanga warahindutse undi muntu. Uko wubaka izina ryiza imyaka runaka, amahirwe atangira kukugana. Abantu benshi bahagarika kare cyane, iyo baza gukomeza amezi 6 cyangwa umwaka byibura ibintu byari guhinduka. Gukira bisaba gutegereza imyaka, si amasaha gusa, iminsi cyangwa amezi make. Ihame rya gatatu ni ukumenya kugenzura amarangamutima yawe. Hari abantu babona amafaranga menshi ariko ntibamare kabiri kubera ko amarangamutima yabo ayobora amafaranga yabo. Bagura bababaye, bagura bishimye, bashora kubera ubwoba,
bafata imyenda kubera igitutu cy'abantu, bahindura pura zabo kubera comment z'abantu. Umuntu ushaka gukira agomba kwiyobora mbere y'ibindi byose. Iyo umuntu atazi kwiyobora, umujinya n'uburakari bimutesha amahirwe, ubwoba bumubuza gutangira, ishyari rimutesha focus cyangwa intumbero, gutungurwa bimutera gufata umwanzuro uhubukiweho. Iyo umuntu abashije kugenzura amarangamutima yakabasha kwiyobora, abashobora gutuza mu bibazo, abashobora gutegereza igihe gikwiye, ndetse abashobora gufata umwanzuro ushingiye ku kuri apana ku marangamutima. Ubutunzi busaba umutwe utekanye. Niba ushaka amafaranga menshi ntukore gusa ku kwiyungura ubumenyi, ahubwo tangira wige no kugenzura amarangamutima yawe. Menya igihe urakaye, umenye igihe ufite ubwoba, umenye n'igihe uri gukora ibintu ushaka gushimisha abandi. Abantu benshi batsindwa n'ibiri imbere muri bo apana ibiri hanze. Ihame rya kane ni ukuba ukunda kwiga no kwihindura. Isi ihinduka vuba, uko ibintu byakorwaga ejo hashize siko bizakorwa ejo hazaza. Umuntu udakunda kwiga ibintu bishya guma ahari, mu gihe umuntu ukunda kwiga ahora yongera agaciro ke. Abantu bakize benshi bafite ikintu kimwe bahuriyeho, ni ukwiga cyane. Kwiga tuvuga hano ntabwo ari ugufata ibitabo n'amakaye ukajya ku mashuri, ahubwo ni ukwiga icyo ukeneye kumenya hashingiwe ku nyungu yifuza kuzagikuramo. Si ngombwa ko buri gihe ujya kwiga muri universite, ahubwo ushobora no gusoma ibitabo, kureba amasomo online, gukurikirana ibiganiro by'abageze ku nzozi bifuza kugeraho, kubaza abazi ibyo ushaka kumenya, cyangwa kureba video zikubiyemo amasomo meza nk'iyi. Kubera ko amafaranga aza ku muntu ufite agaciro ku isoko, agaciro kawe kava ku bumenyi ufite, skills, experience, reliability n'ibindi nk'ibyo. Iyo wiga utangira kubona amahirwe abandi batabona, ubasha gukemura ibibazo bikomeye abandi batazi, utangira kwigirira confidence, ugatangira kwinjiza amafaranga menshi, ari naho ubukire butangirira. Niba warahagaritse kwiga nyuma y'amashuri asanzwe warangije cyangwa utarangije, ushobora kuba warahagaritse gukura. Itegeko rikomeye hano ni uko ikigero cy'ubumenyi ufite ari nacyo kigero kigena amafaranga winjiza. Ihame rya gatanu ni ukuba umuntu ukemura ibibazo by'abantu. Amafaranga kenshi ni igihembo cyo kuba wafashije abandi bantu mu buryo runaka. Iyo ushaka amafaranga ariko udashaka gukemura ibibazo uragorwa. Reba abantu binjiza amafaranga menshi. Umuganga akemura ibibazo by'ubuzima, rwiyemezamirimo agakemura ibibazo ku isoko, umuprograma agakemura ikibazo cya systeme, umucuruzi agakemura ikibazo cyo kubona ibikenewe hafi, umuhanzi agakemura ibibazo by'amarangamutima n'imyidagaduro. Ikibazo uko kiba kinini cyangwa kigira ingaruka ku bantu benshi, niko amafaranga ashobora kuba menshi. Niba ushaka gukira jya wibaza uti, ni ikihe kibazo abantu bafite? Ni gute nabagirira akamaro? Ni iki nakora neza kurusha abandi? Ni gute nakemura ikibazo mu buryo bworoshye? Abakene benshi baba bibaza bati, ninde wampa amafaranga? Ariko abakire benshi baba bibaza bati, ni iki nakora abantu bakishimira kumpa amafaranga yabo? Ihame rya gatandatu ni uko uzi gukoresha umwanya neza. Burya igihe nicyo gishoro gikomeye abantu bose banganya buri munsi. Buri muntu wese aba afite amasaha 24 ku munsi, ikidutandukanya nicyo tuyakoramo. Bamwe bagihinduramo amafaranga, abandi bakagita burundu. Umuntu ushaka gukira abagomba kuba azi igihe, azi agaciro kacyo ndetse akacyubaha cyane. Bimwe mu bintu byangiza igihe cy'abantu no kwirirwa kuri internet ureba ibintu bidafite gahunda, gusubika ibintu wagombaga gukora nyamara nta kindi ugiye gukora cyakugirira inyungu, gukora byinshi bidafite agaciro, kubura gahunda no guhora wita ku bintu byose mu by'ukuri utazi bigufitiye akamaro. Abantu bakira bamenya gutandukanya ibintu bikurikira. Bamenya gutandukanya icyihutirwa n'icy'ingenzi, bamenya gutandukanya ikinezeza n'icyubaka, bamenya gutandukanya urusaku n'amahirwe. Jya wibaza uti, ese ibyo ndi gukoresha igihe cyanjye biri kunjyana he? Wibaza uti, ese uyu munsi bwije nkoze iki? Wongere wibaza uti, ni igiki nkwiye guhagarika mu byo nkora kitamfitiye akamaro? Iyo witwaye nabi by'umunsi umwe ibi ntibiba ikibazo, ariko iyo ubikoze imyaka myinshi biba ikibazo gikomeye cyane ku buzima bwawe. Uko ukoresha amasaha yawe agize umunsi niko ejo hawe hazaba hameze. Ihame rya karindwi ni ukugira ubushobozi bwo gufata risk. Nta butunzi bwinshi bujya bubonekera mu mutekano n'amahoro gusa. Hari benshi batekereza ko gufata risk ari ubupfapfa, ariko risk nziza niyo igufasha gutera intambwe nyamukuru igana imbere. Ni ubushobozi bukomeye bushobora kukuganisha ku iterambere. Urugero hano, gutangira business nto, kwiga ubumenyi bushya, kwimukira ku mahirwe mashya ukava aho wari uri, gusaba akazi gakomeye no gushora amafaranga aho wize neza. Abantu benshi bafite impano ariko batinya gutsindwa, batinya gusekwa, batinya gutangirira hasi, bakanatinya ko batazi byose bagashidikanya ku bumenyi bwabo, birengagije ko n'ubundi ntawe umenya byose. Abakire benshi ntibamenya byose mbere yo gutangira, baratangira ahubwo bakigira kuri buri rugendo, bakigira ku makosa bakora n'ibyiza bakora. Abantu bose bagira ubwoba. Itandukaniro nuko bamwe bubatsinda, abandi bakabuhangara ntibubabuze gukora ibyo biyemeje. Ihame rya 8 ni ukumenya kubaka relationships nziza. Ushobora kubona akazi binyuze ku muntu ukuzi, imikoranire ishobora kuza binyuze ku cyizere, isoko rishya rishobora kuza kubera ibyo wakoze abantu bazi. Niba uri mwiza gusa mu byo ukora byose ariko ukaba utazi kubana n'abantu, ushobora kugorwa mu iterambere. Kubaka imibanire myiza n'abandi ni bimwe mu byo ukeneye kugira ngo utere imbere. Kubaha abandi, kubahiriza amasezerano mugirana,
kuvugisha ukuri, gufasha nta nyungu yihuse ushaka ku kanya, no kumenya kuvugana neza n'abantu. Kugira imibanire myiza n'abantu si ugushaka abantu bafite amafaranga menshi gusa, ahubwo ni ukubaka icyizere hagati yawe n'abandi. Abantu benshi batsindwa n'ubuzima bagasazira mu bukene, ahanini si uko badashoboye, ahubwo nuko nta muntu ubazi cyangwa ngo amenye ibyo bashoboye, cyangwa bakaba batagirirwa icyizere. Izina ryiza ni umutungo ukomeye cyane. Ihame rya 9 ni ukuba uzi gucunga amafaranga make mbere yo kubona menshi. Niba utazi gucunga ibihumbi 100, ushobora kugorwa cyane no gucunga miliyoni 1. Amafaranga menshi ahanini agushyira ku rugero runini rw'uwo wari usanzwe uriwe n'ubundi. Niba usesagura amafaranga make, n'amafaranga menshi ushobora kuyangiza kurushaho. Umuntu ushaka gukira agomba kumenya kubika, gutandukanya ibyo akeneye n'ibyo ashaka, no gushora ahunguka aho kugumana amafaranga gusa. Umuntu ushaka gutera imbere kandi aba agomba kwirinda amadeni atari ngombwa. Abantu benshi baba bavuga bati nintangira kwinjiza amafaranga menshi nzatangira kwizigama njye nyabika, ariko akenshi nuko ugomba kubanza kwitoza no kubika make ubona. Financial discipline itangira mbere y'ubutunzi. Ihame rya 10 ari naryo rya nyuma ni ukuba ufite identity y'umuntu ushobora gukira, mbese ni ugutangira kwiyumva nk'umukire na mbere y'uko ubona amafaranga. Abantu benshi bariyangiza kubera uburyo bibonamo cyangwa uburyo biyumva. Iyo umuntu yibwira ati njye sindi uwo gukira, abakire ni abanyamahirwe gusa, iwacu nta wigeze abigeraho, amafaranga asa yanjye n'ibindi nk'ibyo, iba hanini bikomeza kubwira ubwonko bwawe ko udashobora kuba umukire, kandi icyo utekereza nicyo uba cyo. Iyo umuntu ahinduye identity cyangwa uko yiyumva, agatangira kwibwira ati ndi umuntu ushobora kwiga, ndi umuntu ushobora kubaka, ndi umuntu ushobora gufata inshingano, ati ndi n'umuntu ushobora gutera imbere, imitekerereze irahinduka, ibikorwa bigahinduka, n'ibisubizo biva mu bikorwa bye bigahinduka. Nubu umukire kuko ubanje kubona amafaranga menshi, akenshi ubanza kuba umuntu utekereza nk'ushobora kuba umukire, amafaranga akaza nyuma. Niba ushaka kuba umukire, ntutangirire kugushaka amafaranga menshi, ahubwo utangirira ku kuba umuntu amafaranga azashaka. Kubera ko amafaranga azagusanga ufite discipline, agusanga uzi kwihangana no gutegereza, agusanga ufite umurava, agusangana ubumenyi yaba ubwo kuyakorera no kuyacunga, azagusanga ari uko uri umuntu ufasha abandi cyangwa ukemura ibibazo byabo. Amafaranga azagusanga ari uko uri umuntu uzi kuyacunga no kuyagumana. Abantu benshi baba bifuza umusaruro ariko ntibifuza guhinduka. Ariko mu by'ukuri isi ihemba umuntu ukwiye guhembwa. Buri munsi jya wibaza ikibazo kimwe: ese uyu munsi ndi gukora iki kinganisha ku kuba umuntu amafaranga ashaka? Ndagushimiye niba ubanye natwe kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Mwibutsa gukora subscribe niba utarabikora, no gusangiza ubutumwa nk'ubu abantu bawe.